narababwiye ngo amafaranga azarikora aho umubyeyi agurisha umwana we kugira ngo abone amafaranga. Ese umuntu bita Louis aragana hehe ko bamujyanye mageragere kagiye kuba yakora uburoko? Ese umuntu bita Alice we ubu buryarya yabwize ryari? Ku bantu batangiye ino filime mwabonye yuko Alice yari umuntu ukunda, gusa uyu munsi umuntu bita Louis akijya muri gereza Alice atangiye kwatetana abandi. Icyo twitegaga yuko ubukwe bwa Alice ndetse n'umuntu bita Louis bubaye ibindi. Inzira banyuranyemo zo gusabiriza, inzira banyuranyemo zo ku muhanda zibaye ibindi. Ese iyi filime iraza kuba igira irihe herezo? Twateganyaga ubukwe bwa Alice ndetse n'umuntu bita Louis, gusa biragoranye. Umwana w'umukobwa uvuye ku muhanda asabiriza akagirirwa urukundo n'umusore w'umukire kandi wamukundaga cyane, gusa final filime irangiye tubonye rezita zitandukanye. Twari tuzi neza yuko umwana w'umukobwa Alice azashingirana na Louis, none Louis birangiye agiye muri gereza, mama we ahabwa amafaranga n'umusore bitaga Lucky. Igitaraganya Lucky akoze ubukwe n'umukobwa bita Alice. Uburyarya bwinshi ku mwana w'umukobwa bita Alice ndetse n'uburyarya bwinshi ku mubyeyi mama Louis. Louis akijya muri gereza Lucky ahise akora ubukwe n'umuntu bita Alice. Inkwano zihawe mama Louis nk'umubyeyi wareze. Ese ibi ngibi turabyita iki? Reka tuze kuba twategereza episode zize gutambuka 43 ku bantu turi babona 42 muze kuba mwareba muri video zo hasi kuri iyi channel niho bayipostinze. Kamabwiriza mukomeze kuba mwabana natwe mukanda subscribe kugira ngo tujye duhana amakuru gatanu kuri gatanu. Ndabakunda, ibihe byiza.